Hello guys, ngiye kwereka uburyo tugura cyangwa se duswapa muri OKX. Ni ukuvuga ngo OKX rero mukubona ko mfiteho USDT 1.34, amadolari 1.34. Ikintu cya mbere tubanza gukora, turabanza dukanda hano handitse ngo transfer. Nitumara gukora transfer, turahita tuyavana muri founding tuyajyana muri trading. Then turakanda hano handitse ngo maximum, tukande maximum, then tukonfirme. Urabona ko order ibaye transferred successfully. Namara kugera muri trading, ngiye kuyakonvata nyavane mu madolari nyagire ton, kuko ari transaction ngiye gukora kuri mining yitwa pause. So ubwo ngenda ndahita nkanda, ndaza nshake ton ngiyi, then maximum. Noneho ngiye ntabwo ngiye kugira maximum, ndagira $1 kuko minimum ni $1. Ndakonvata $1, then nkande gukonvata. Okay, muri kubona ko bibaye. Nuko nguko rero konvate ikorwa muri OKX.